Murakaza neza hano ku muyoboro wa YOUHEAL hano kuri YouTube. Muri kumwe na Ufitinema Aristide. Ese hari igihe kibaho ko umugore utwite ashaka kureka gukora imibonano mpuzabitsina? Iki ni ikibazo abantu benshi cyane bibaza, cyari icyo tugiye gusubiza hano ku muyoboro wacu wa YOUHEAL muri uyu munsi. Abantu benshi bakunda kwibaza se ni ryari umugore utwite yahagarika gukora imibonano mpuzabitsina? Ese ubundi nibyo ko umugore utwite agomba guhagarika imibonano mpuzabitsina? Nk'uko ubushakashatsi bwabikozeho igihe kirekire, ubundi nta gihe na kimwe umugore utwite atemerewe gukora imibonano mpuzabitsina. Gusa ariko imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite hari impinduka zimwe nkeya ishobora gutera ku mugore utwite, ariko nanone izo mpinduka nta na kimwe zibuza ko wakora imibonano mpuzabitsina. Ukunda kumva abantu benshi bavuga ngo imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite ishobora gutuma inda yivamo, ishobora gutuma umwana apfira mu nda, ariko ibyo byose ndagira ngo nkubwire ko ubushakashatsi byagaragaje ko rwose nta hantu bihuriye. Nta hantu imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite ishobora gutuma umwana ahita apfira mu inda, cyangwa se inda igahita ivamo ako kanya nyine nk'uko abantu benshi babitekereza. Ahubwo nk'ikintu navuga wenda ni uko imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite, cyane cyane nk'umuntu wa wundi wegereje igihe cyo kubyara, ishobora kumufasha kuba yashaka kujya kubyara vuba, kubera ko uko ikorwa nyine igitsina cy'umugabo kinjira mu gitsina cy'umugore, iyo kigeze hafi ya nyababyeyi gishobora gutuma habaho inyababyeyi igira ubushobozi bwo gushaka gutuma inda ibyarwa, ariko nyine ntabwo bivuze ko imibonano mpuzabitsina ariyo yakuyemo iyo nda. Rero icyo imibonano mpuzabitsina ikora nko ku mugore utwite wenda kubyara, ni nko gukangura, ibyo twita gusitimira, ikangura nyababyeyi igatuma ishaka ko uwo mwana ashaka kuvuka igihe ako kiba cyageze n'ubundi. Urumva rero imibonano mpuzabitsina ntabwo ariyo itumye inda ivamo, ahubwo yo ishaka gukangura nyababyeyi kubera cya gitsina cy'umugabo ahantu kiba kiri gukora ku gitsina cy'umugore, ubundi noneho bikaba byatuma nyine umwana cyangwa se ashobora kuvuka, ariko n'ubundi igihe kiba cyageze. Rero ibintu byinshi bivuga ngo imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite bishobora gutera, nkubwire ko ubushakashatsi bwagaragaje ko ibyo byinshi byose wumva atari byo. Umugore utwite isaha n'isaha igihe yabishakira, apfa kuba abishaka, ntacyo bimutwaye, yakora imibonano mpuzabitsina. Ariko nanone nkarenzaho akantu nyine ko ugomba gukora imibonano mpuzabitsina neza, nyine atari kwa kundi ubyumva navuga nyine biba birimo ingufu nyinshi cyane ku buryo bishobora gutera accident, nyine ukabikora neza ku buryo bitabuza gutera accident.